Imana ishimwe kuba twongeye guhura nayo kugira ngo tuganire nayo. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Amahoro bana b'Imana, ni muhumure, Yesu araduhamagara ngo dukomere ku masezerano yacu buri munsi. Dufashwe n'amasomo kuri wa gatanu w'icyumweru cya karindwi, tariki 25 Gashyantare 2022. Isomo rya mbere ni ryo mu ibaruwa ya Yakobo intumwa, umutwe wa 5 umurongo wa 9 kugeza ku 12. Bavandimwe, ntimukijujute ku bandi kugira ngo mudacibwa urubanza. Dore umucamanza ahagaze imbere y'umuryango. Bavandimwe, kugerekeye ububabare n'ubwiyumanganye, nimufatire urugero ku bahanuzi bavuze mu izina rya Nyagasani. Dore ubu turashimira abiyumanganyije. Mwumvise inkuru y'ukwiyumanganya kwa Yobu, kandi mwabonye uko Nyagasani yamugenjereje hanyuma. Kuko Nyagasani yari umugwaneza n'umunyambabazi. Ariko mbere ya byose bavandimwe, ntimukarahire ijuru cyangwa isi cyangwa se ubundi buryo ubwo ari bwo bwose. Ahubwo mujye muvuga ngo yego niba ari yego, cyangwa se ngo oya niba ari oya, kugira ngo mudacirwa urubanza. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ni 103. Uhoraho ni umunyambabazi n'umunyampuhwe. Mutima wanjye singiza Uhoraho, nicyo ndicyo cyose gisingiza izina rye ritagatifu. Mutima wanjye singiza Uhoraho, kandi ntiwibagirwe na kimwe mu byo yaguhaye. We ubabarira ibicumuro byawe byose, akakuvura indwara zawe zose. We warura ubugingo bwawe mu mva, akagutamiriza ubutoneshwe n'impuhwe. Uhoraho ni umunyambabazi n'umunyampuhwe, atinda kurakara kandi akagira ibambe. Ntatongana ngo bishyire kera, ntarwara inzika ubuziraherezo. Uko ijuru ryisumbuye kure hejuru y'isi, niko impuhwe ze zisagiranira abamutinya. Uko uburasirazuba butandukanye n'uburengerazuba, niko adutandukanye n'ibicumuro byacu. Uhoraho ni umunyambabazi n'umunyampuhwe. Nyagasani Yezu nabane namwe. Amagambo mu ivanjiri ntagatifu uko yanditswe na Mariko, umutwe wa 10 umurongo wa 1 kugeza ku wa 12. Muri icyo gihe Yezu ajya mu ntara ya Yudeya yo hakurya ya Yorodani. Abantu benshi bongera gukoranira iruhande rwe, nuko abigisha uko bisanzwe. Abafarisayo baramwegera, maze bamubaza niba umugabo afite uruhushya rwo gusenda umugore we, ariko bamwinja. Arababwira ati, Musa yabategetse iki? Baramusubiza bati, Musa yemereye umugabo kwandika icyemezo cyo gusenda umugore, akabona kumusezerera. Yezu arababwira ati, icyamuteye kwandika iryo tegeko ni uko umutima wanyu unangiye. Naho mu ntangiriro y'isi, Imana yaremye umugabo n'umugore. Ni nayo mpamvu umugabo azasiga se na nyina, akifatanya n'umugore we, maze bombi bakaba umubiri umwe. Bityo ntibaba bakiri babiri, ahubwo baba bari umubiri umwe. Nuko rero ntihakagire umuntu utandukanye icyo Imana yafatanyije. Basubiye imuhira, abigishwa bongera kumusobanuza ibyerekeye iyo ngingo. Arababwira ati, koko umugabo usenda umugore we, akazana undi, abasambana. Umugore nawe utandukana n'umugabo we, agacyurwa n'undi, abasambana. Iyo ni ivanjiri ntagatifu. Bakristo bavandimwe, nidukomere kuri Kristo, nibwo tuzashobora gukomera muhamagaro wacu koko. Mu masakamento 7 ya Kiliziya Gatolika, habamo 2 aduha ubutumwa muri Kiliziya. Ayo ni ubusaserdoti no gushyingirwa. Nanone ni umuhamagaro wo kwiha Imana cyangwa umuhamagaro wo gushinga urugo. Jamais les deux. Iyo wahisemo kimwe kikubuza ikindi. Nanone ariko icyo wahisemo kihatira kugikomeraho, ukagikomeraho butadohoka, icyo gihe ukazirikana ko ari ubutumwa bwa Kristo buri kuzuza. Nuko rero Kristo agatuma abantu we kuba bihaye Imana, abandi akabatuma mu ngo gushinga urugo, urugo cya gicumbi cy'ubuzima, ya Kiliziya nto. Ni nayo mpamvu Yezu akomeye ku mubano mwiza ugomba kuranga abagirana isezerano. Ubwo tugiye kuzirikana muri Amasomo ku ndwara yadutse muri iyi minsi iri gusenya imihamagaro, yitwa mu Gifaransa divorce. Izo za gatanya ziri kuvuza induru n'ubuhuha. Rero mubyeyi, niba utarayirwara, shimira Imana, ariko uritonda utagwa, ahubwo ukaza urugamba, kuko utarageraho shitani atatera ibuye. Wasanga hari twa virusi, imungu, imigese, twatangiye kumunga buhoro buhoro umuhamagaro wawe, urugo rwawe. Ube maso rero mubyeyi, kuko twa virusi ntawe utubonesha amaso. Maze ijambo rya Yezu nanjye nifate nk'aho ari ingeri bwiwe uyu munsi, ati, ntihakagire umuntu utandukanye icyo Imana yafatanyije. Amen.
Yezu umwana w'Imana, twakora iki ko imihamagaro yacu shitani ari kwirira muri iyi minsi, ari kwigera amajanja? Muri aya masomo Yakobo na Yezu baraduha ibisubizo bishingiye mu gukaza urugamba, nta kudohora nta kudohoka. Ibyo bisubizo ni urukundo, ubwiyumanganye, kwihangana no gusubira ku isoko, retour à la source. Bityo tukava ku isoko ry'imiguruko, urwikekwe, akavuyo, urwango, guca inyuma, gucabiranya, rya soko ry'ubusambo, gusahura no kwikubira umutungo, isoko ry'ubusinzi, gutaha amajoro n'ibindi byinshi bituzanira agatanya. Ngira ngo mwese mwagiye ku isoko comme experience, biragoye ko ku isoko habura urusaku. Bityo nawe uyu munsi wamara kuva kuri aya masoko y'akavuyo n'urusaku, ayo yose azana za gatanya mu ngo zacu, ukagana ku isoko, la source c'est Jésus. Yesu ari nawe ishingiro ry'umuhamagaro uwo ari wo wose, washingiraho umuhamagaro wawe ugakomera, ntubihirwe, kuko nyine Kristo niwe rutare rutajegajega. Nawe ubundi ndakubwiza ukora ahandi hose wakwegamira, ni nko kwegamira ibyatsi. Kuri ifoto y'umugabo cyangwa umugore bashinze urugo begamiye ibyatsi, urugo rwubakiye ku muguruko, barakize, barara nko muri etaje, ariko ugasanga barara barwana, za divorce zishaka kuvuza ubuhuha. Hari ibijyanye nka 5 twageranya na gatanya divorce. Bityo niba indwara itaragera iwawe, do grâce nyaboneka, cunga neza izamu ryawe, shitani atinjiza igitego cy'umutwe, kandi shitani agasigara guseka kwishima hejuru. Icya mbere navuga icyo gitego cya sekibi, iyo divorce ni nk'umuntu waba uri kwambuka nk'umugezi, yagera ku kiraro hagati kigacika, wagize se ngo ntazagwa mu mazi, akaba yanarohama yewe. Igitego cya kabiri sekibi yakwinjiza ni nko gufata ikanzu ikuze ukayitabura, ikiremo ukacyomeka ku mwenda wundi. Ngira ngo neza arabitubuza mu mavanjiri ngo ntawushyira divayi nshya mu masaho ashaje, byombi birasandara. Igitego cya gatatu cya sekibi ni nko kuzana umuriro ukanyuza nko ku rupapuro, ibyo bice byombi bisigaye bitatanye byo muzabicunge neza kuri bordure zabyo, inyusirizo uzasanga haragiye hashirira, hari utuntu tw'umukara. Igitego cya kane cya sekibi ni nko mu gihe cy'inzara, ukaba wasatura avoka ugira ngo ishye vuba na bwangu. Ndakubwiza ukuri, ugaruka nyuma y'igihe gito ugasanga bya bisate byombi byaraboze. Ubwo se mubyeyi, niba iyo avoka wari yicungiyeho ngo iraza gukumara inzara, ubu inzara ntigiye kunobagura, uzi ko wasanga ni ngo bita bikiyemera kubera kubora. Nguko gutara avoka isatuye babyeyi, twa dusimba tukayinjira, za virusi. Igitego cya gatanu cya sekibi ashobora kugutsinda kandi n'icy'umutwe koko, ni nk'umuntu warangiza gusonga ubugari yarashonje, yifoye ngo agiye kurya, nuko agahora n'umunyamahane akamushwanira. Navuga nk'umugabo ushwanira umugore akamubwira ati iyo fu wakoresha niyo tugiye kujyana mu kizamini, nayo mazi niyo twari tugiye kuvanga na produit tuza gukoresha nyine mu kizamini pratique. None rero mbare rimwe gusa wanyeretse ifu y'abandi nayo mazi. Ngaho rero mubyeyi, uraza kwanika cyangwa urategereza imvura nguko iyo fu yaza gutandukana nayo mazi, kandi byabaye ubugari ifu isubira ukwayo n'amazi yasubize nyirayo. Kuri iyo foto babyeyi, izo ngero zose hamwe n'ibindi bigereranyo byose bitwereka ko ikintu gifatanye bigoye kongera kugicamo, kugitandukanya. Ibyo bigatuganisha burya ko igihe ushwanye n'umuntu mugatana, ari wowe ari we, mwese musigarana ibikomere, muba mwateje akavuyo, ndetse mutitonze mwabora, kuko nyine haba hari ingingo zimwe na zimwe ziba zaramuzwe, zaraboze. Ibaza nawe kurya nk'ivoka yaboze utari n'ingurube, cyaba ari igihano se? Muvandimwe rero, ujye umenya ko nta mugabo utagira ibyago, kandi ngo umugabo arubaka ishyano rikinjira, kandi ngo buri muhamagaro wose ugira ingorane zawo, ibibazo byawo. Ni na mpamvu duhamagare kumvira Yakobo uyu munsi mu isomo rya none rya mbere, ati bavandimwe, ku byerekeye ububare n'ubwiyumanganye, nimufatire urugero ku bahanuzi bavuze mu izina rya Nyagasani. Amen. Gufatira urugero ku babishoboye. Nguye mu isomo ko ntagomba gufatira urugero ku bo byananiye, ahubwo ku ntwari abagerageza kurwana urugamba rwa roho, babandi bagerageza kwitwara neza kaba nubwo bahura n'ibibazo, kandi bene abo bariho. Na niyo mpamvu ndahora nijujuta ngo byacitse ngo bombori mu mihamagaro, ahubwo ngatwaza ngakomera. Akamvugo y'Ikilatini ya matagatifu Agustin ati, si iste et istae cur non ego, si ceci est cela, pourquoi pas moi? Niko ye kuriya mugabo yashinze urugo rugakomera, bakabanye neza n'umugore n'abana,
bakaba bakize bashakisha amafaranga bigakunda kandi bagasenga bigakunda, uriya mukobwa ko yagiye kwiha Imana bigakunda, yagakora n'amasezerano ya burundu bigakunda, ngamba naryohewe kandi yishimiye umuhamagaro we, kuki njyewe ntabishobora? Kuki njyewe ntakwishima? Kuki urugo rwanjye ari rwo rwahora mu muguruko? Kuki umuhamagaro wanjye ari wo wahora mu marembera? Kuki njyewe ntakwishima? Abandi barabishoboye none nanjye binanire? Kuki njye ntabigana babishoboye? Ndebeye kuri Kristo ariko ko uhora ari umunyambabazi n'umunyampuhwe, kuko no mu byo buriya bigarutseho, nzirikana ko naho naba narateshutse ngakora ibyaha, ngapfundura amwe mu mapfundo umuhamagaro wanjye wari uzingiyemo, ubu si umwanya Nyagasani nyongereye ngo ibitekerezo bya gatanya byari bimaze kunyuzura mu mutima bishingukemo, kugira ngo abe ari we negamiraho aho kwegamira ibyatsi. Twumvise no muri Ivanjiri abafarizeyi baza kwinja Yezu bamubaza iby'uruhushya rw'isenda, gushaka kwiyorohereza no gushaka kudohorerwa mu kibi mu ngeso mbi. Yezu rero mu kubaha igisubizo arabagarura ku ntangiriro ya soko y'urukundo n'ubumwe bw'abashakanye, abahamiriza ko kizira kikaziririzwa ko abashakanye bongera gutandukana. Ubundi uretse idohora ryaje ubu za mpushya ababyeyi zo kwinja, ariko ubundi mu ntangiriro ni urukundo, kuko Imana ari urukundo. Navugaga gusaba gatanya, uzajya uzirikana ko burya Imana itagushyigikiye muri iryo dohora. Ese mubyeyi ibaze nawe, umwana wawe agusabye agahushya, kuri iyo foto y'ako gahushya ngo abanze akore gato mu muriro yumve uko bimera. Mubyeyi urwo ruhushya warumuha? Aha, kandi wasanga hari ababyeyi baha abana bene urwo ruhushya ngo umunsi umwe hirya kure cyane muri Afurika ngo umugabo n'umugore barashwanye, ubwo bari babyaranye kane, ngo umwana w'imfura w'umukobwa yari afite imyaka 15. Nuko umugore bimaze kumurambira agize agahinda kenshi, uko yabonaga umugabo wavuye gusinda agataha amajoro agasesagura umutungo wabo, ubwo wasanga no kumuca inyuma bitari bibuze. Umugore ararambirwa bikomeye arabihirwa, nuko afata umwanzuro wo kwisubirira iwabo ngo ibi ntiyabivamo. Nuko abana basigaho ngo ari guhima umugabo wamurembeje. Nuko ngo mu gihe arimo asaba gatanya ari iwabo ngo bityo ntazongeye kugaruka muri urwo rugo. Ubwo muri aka kanya wakwibaza uko abana bari bamerewe, babana yataye. Nuko agiye kumva kera kabaye, yumva ko umugabo we bamufunze, ngaho fora impamvu bamufunze, azira ko yafashe ku ngufu wa mwana we w'imfura w'umukobwa. Wa mugore acyumva iyo nkuru yatangiye yicuza impamvu yataye abana, kandi mu gihe yari ahari nubwo yahozwaga ku nkeke se ntiyigeze abatinyuka kuko nyina yari ahari. Nuko muri ako kanya wa mugore agaruka mu rugo n'ikimwaro, asanga abana bamwe bararwaye bwaki, abandi bameze nabi ku buryo bushoboka, bikubitiyeho n'uwo se yangirije. Mbega agahinda! Babyeyi munyumvire nyine ukuntu umugabo yubaka ishyano rikinjira. Nguyu mugore azakira ate ibikomere by'aba bana? Azagemura se uyu mugabo ari wowe wamugemurira? Azavuza ryari uyu mwana? Azondora n'amayeri ki aba barwayi bwaki? Kuri iyo foto y'igihe bizamutwara, ingufu bigiye kumutwara, akamvugo ngo umanika agati wicaye ugakamanura udahagaze gusa ahubwo umanitswe. Mbega ishyano babyeyi! Mubyeyi ari wowe ibibazo bibayeho wabyitwara mute umeze nk'uyu mugore uri muri uru rugo? Babyeyi, ngibyo ibi bya ya ndwara ya divorce, ngiye agatanya, gutandukanya biza n'umuriro, umuvumo, kubora, gucika, gutanya, indwara sinakubwira, za bwaki mu rugo. Ngiki cya cyorezo babyeyi kiri ku mu ngingo nyinshi, bya bitego bya shitani twahereho haruguru, shitani ashaka kudutsinda n'umutwe. Biransaba rero gucunga neza izamu ryanjye, kuko shitani yakamejeje. Mubyeyi rero nukumenya ko ntawe utabihirwa mu muhamagaro, ntawe utagira ingorane mu muhamagaro, ntawe utagira ibibazo ububabare mu muhamagaro we, ariko nta n'utagira ibyishimo. Biragusaba gukora cyane rero, ariko ibibazo nibigushyikira mu muhamagaro wawe, icya mbere ntugatekereze gutemisha mu ryicayeho cyangwa ngo utare avoka uyisatuye, ahubwo ujye utekereza ku mbuto nziza weze mu ntangiriro, retour à la source, cyagiye mwakundanaga murambagizanya. Twavuga nk'abana mwungutse, niba ushinze urugo ujye wibaza uti abana banjye ningenda ndabasigira nde? Umubyeyi utabana ameze nk'agasimba cy'ishyamba karangiza kubyara kagahita gata urubyaro aho ngaho kakigendera. None se nanjye nzamere nk'ako gasimba? Ntavuze mu izina koko ko ngiye gusaba gatanya, abana ndabasigira nde? Bazarerwa mu kigo cy'imfubyi kandi ngewe ngihari umubyeyi wabo? Ese bibaye ngombwa ko tugabana abo bana twabyaranye, natwara abahe nasiga abahe?
ari umwe se buriya ubwo nayo mwamugabura ngo urugero rwo gutabana ukigendera ukabata nko mu ishyamba wajya kumva wabasigiye yageze muri prison ndetse asiza n'abangije ujye ubaza uti ndasigira ndabana banjye ese imbuto neze muri iki gihe cyose zigiye kubora koko hejuru y'uruhushya rwa Sekibi ntangiye gushaka gusaba rwa gatanya erega ababyeyi nubwo twabyoroshya Imana yose uko byumva Imana ntabwo yaduha uruhushya rwo gukora mu muriro ibaze noneho uri nk'umupadiri ukabanza kuviramo imbere wabona ntawe byitayeho ugahitamo kwerura umaze nk'imyaka 15 uri umupadiri ubwo se abo wabyaye kuri roho abana bawe ubasigiye nde abo wahaye amasakramentu abo wajyaga witaho abo nyagasani yagushinze ugize utya urigendera bataye ubasigiye nde aha wasanga harimo kwikunda kandi ku ntangiriro Yesu yaragusabye kwitangira abandi erega burya Imana iduha ubutumwa kwikubitiro kubera abandi kuvunikira abandi kubyara ukabyarira Imana nyine none se gucyurera ukabata mu gihuru usigenda abana mubyeyi none se kubataye kandi ari cyo kiraka cyawe Imana yaguhaye aho wowe ntunari Imana akaba umukobwa wanze gushaka n'umupadiri wavuyemo ati ubundi ko nigeze akaraha kajya he uwananiye Imana nge naza mushobozi iki uzabaze mubyeyi ahantu hose hari ahantu hamwe udashobora kwegura ushobora kwegura ku buyobozi bw'umudugudu ubuyobozi bw'akagari umurenge ndetse n'ahandi henshi ariko ahantu hakomeye udashobora kwegura ni ukwegura ku bubyeyi kuri foto y'umubyeyi weguye mbega ifoto ibishye mubyeyi ntukifuze ko yagera mu rugo rwawe abana uzabasigira nde nivugiraga abana bo kuri roho bakristo bavandimwe ubwo dusanzwe tuzi ko nta muhamagaro utagira ibibazo utamwe ingorane hasigaye rero gukora cyane gukomera ku isezerano aho ngaho muri ibyo bibazo tugashakiramo ibisubizo turi kumwe na Yesu twegamiye Kristo Yesu umwana w'Imana dufite ibyo ni byinshi bitwonera mu muhamagaro wacu tabara ingo nyinshi ziri mu marembera ziri gusenyuka zishaka gusaba gatane tabara benshi bafite uruhushya bahawe na Sekibi uruhushya rw'isenda uruhushya rwo gutandukana n'abasezeranye imbere kuri aritari ntagatifu huza abagabo n'abagore babo batandukanye tabara bihaye Imana baviremo imbere tabara abantu bose badohotse ku masezerano yabo cyane cyane amasezerano y'abatisimu tabara abana bafite ibibazo byinshi mu mihamagaro yabo batishimye mu mihamagaro yabo bahora barira kandi bahora baganya mu mihamagaro yabo maze twese nyagasani uduhe imbaraga zo kugukunda no kugukorera bityo dukomere ku masezerano twagiriye nawe tugukomereho buri munsi Yesu mwiza amen mwese Imana ibahe umugisha Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu amen. Padiri Masomo wa diyosezi ya Cyangugu.